ijuru. Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera aturana natwe babi. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera aturana natwe babi. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Uhimbazwe Mana yera, uhimbazwe Mana ya Isiraheli, uhimbazwe gitare c'amahanga. haleluya. Uhimbazwe cyane rutare twihishemo. Data turagushimiye, uhimbazwe mwami w'abami, ushimirwe imirimo myinshi n'intoki zawe. ushimwe wa Mana ya Isiraheli, tugushimiye muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. ushimwe Mana igira neza, twifatanyije n'ibizima bine kuguhimbaza no kukuramya. Data turagushimiye, wa munyacubahiro we, icubahiro ni cyawe iteka ryose. bane natwe Mana muri kino gitondo. ibyaremwe byose, inyenyeri, inyoni zo mu kirere, ibituye mu mazi, kuboko kwawe Mana gukomeze kuba hejuru yacu, bifite ubugingo, bifite ubuzima bwose waremye, imbaraga zawe Mana zikomeze twifatanyije nabyo kugushima. mu izina rya Yesu, ndabizi ko bikumvira, ndabizi ko bikubaha, ndabizi ko bikuramya. urakoze wa Mana yacu, ubuzima bwacu, imibereho yacu Mana, ibitugize byose, urakoze wa Mana y'imbaraga we, tuzigutegetse kukuramya. haleluya Yesu mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro Mana. turindire muri ubu buzima turimo, mu izina rya Yesu Kristo. wongere uvuge ijambo rimwe ku buzima bwacu, haleluya Yesu, wongere uvuge ijambo rimwe ku byifuzo byacu, haleluya Yesu, wongere uvuge ijambo rimwe ku mibereho yacu ya buri munsi. haleluya, haleluya. bana n'abanyarwanda, bana n'isi yose, bana n'abagukeneye, bana n'itorero waguze amaraso. uhabwe icubahiro wa Mana we, wibuka abarwaye Mana, uhabwe icubahiro wa Mana, wibuka abari mu mazu y'imbohe, uhabwe abananiwe, icubahiro, uhabwe icubahiro wa Mana y'imbaraga we, wibuke abafite asante Mana yacu nziza, intambara nyinshi, bagukeneye, bagutegereje amanywa n'ijoro Mana. haleluya Yesu mwami, ubasangishe ukuboko kwawe, asante Yesu, ubahindukirire. urakoze Mana, bana n'abera bawe, bana natwe, bana n'abakeneye Yesu, ijambo ryawe, bana n'abagenera ino jambo uyu munsi, haleluya, mu izina rya Yesu tubisenze, amen, amen, amen. twongeye nanone gushima Imana, Mana ya Isiraheli itugiriye neza kugira ngo twongere kandi twongere kubona uyu mwanya wo kuba imbere yayo. Ntabwo tworeka kuyishimira, kuko Bibiliya iratubwira ngo igihe cyose ngo Isiraheli yabyukaga, iyo baramukaga ari amahoro, ngo bajaga gushima Imana, bakabwira Imana ngo Mana turagushimiye kuko turi amahoro. Rero natwe uyu munsi muri kino gitondo turavuga ngo Mana turagushimiye kuko turi amahoro, kubera kuko iminwa yacu ibumbutse, indimi zacu zikanyeganyega mu kanwa zigiye kuvuga Imana, kandi Imana ikatwemerera, ikaduha n'uyu mwanya wo kongera kandi kubaha imbere yayo. Mu by'ukuri ibyo turabishimira Imana, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Turashimira kandi nanone abavandimwe, itorero rya Kristo bakunze cyangwa se bakomeje kubana natwe muri iyi gahunda y'amateraniro, muri aya masaha aho tugenda tuganira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri abari hirya no hino, abari ku migabane itandukanye y'isi, mudukurikira kuri Siloam Gospel TV, turavuze ngo kaze, mwongere kandi mwegere, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana rifasha ubugingo bwacu.
kandi dukomeje kubashimira rwose ku muhate wanyu, mudahwema gufungura ibikoresho byanyu by'ikoranabuhanga kugira ngo mubashe gukurikira ijambo ry'Imana. Rero muzukuri reka tubabwire ngo data wo mu ijuru udakiranirwa tubasabiye umugisha w'Imana kandi awubahe. Ubushize ejo twari turimo kuganira igice cya 47 mu gitabo cy'Itangiriro. Twavuze dusoza cyangwa se twaganiriye ku amagambo agera kuri 3 ari muri ico gice. Twavuze kuko ijambo rya mbere ari uguhitamwo. Imana yabwiye Yosefu cyangwa se Farao yabwiye Yosefu, aramubwira ngo igihugu cyose cya Egiputa kiri imbere yawe, kiri mu maboko yawe. Aramubwira ngo wihitiremo aho ushaka kuko bene so na so batura, kandi ubahitiremo aheza. Uriya muririmbyi yaravuze ngo mbe muri izo si zombi ni iyihe uhisemo? Ese urahitamwo iyi si izashira igashirana no kwifuza kwayo? Ariko rero Imana yo mu ijuru iturema, yaturemenya amahitamo, kandi Imana yifuza kuko tugira amahitamo meza. Ndagira ngo rero we urimo kutwumva, twongere tukwibutse ngo uracyafite uburyo bwose bwo kugira ngo ubashe guhitamo neza. Muririmbyi yaravuze ngo hitamo neza, hitamo Yesu. Imana yashize ibintu byose mu kiganza cyawe. Imana yashize ibintu byose imbere yawe, kandi icyo yifuza ni ukuhitamo neza. Imana yo mu ijuru iduha umugisha, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ijambo rigira kabiri twavuze hejuru y'agaciro k'abakozi b'Imana. Yakobo wari impunzi, Yakobo wari uje ahunga inzara, ageze mu gihugu cya Farao asabira umwami umugisha. Bavandimwe, muzamumenya agaciro k'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana abemeye kugendana n'Imana, abemeye gukora izo gukiranuka, bakagira umutima, bagakunda kubabarira, bakagira ibyo umutima wo kubabarira, hanyuma bakagendana n'Imana bicisha bugufi. Yaturemanye uwo mugisha dukomora muri Kristo Yesu. Wibuke kuko twavuze kuko wa munsi Yakobo yaragarutse avuye kwa Labani, yaraje afite ubutunzi, afite abana, afite ibintu byose bimukwiye. Ariko nanone ahuye na marayika yaramubwiye ngo sinkure ku rutambaye umugisha. Ico yarakeneye umugisha utangwa na Kristo, yarakeneye umugisha wo mu mutima, yarakeneye umugisha mwiza, umugisha wo mu buryo bw'umwuka. Ariko rero iki nico kidufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'agaciro k'abakozi b'Imana, kuko abakozi b'Imana nabatanga umugisha, nabasabira abandi umugisha. Ijambo rigira gatatu twavuze hejuru y'indahiro. Turavuga ngo indahiro izikomezwa n'uyirahira. Ni ngombwa kuko ibyo wiyemeje ukabwira Imana kuko uzabikora, uzawusubiza umutima inyuma, hanyuma utangire kubishira mu bikorwa. Rero ndagira ngo muzukuri naringize gusa ngo nkwibutse amwe mu magambo twari turimo tuvuga wa munsi, ariko kubwira ngo ibyo ngibyo uzukomeza buri gihe kubitekereza no kugira ngo ubashe kubishira mu bikorwa. Ahari woba warahisemo nabi, ahari woba utazuha agaciro abakozi b'Imana, ahari woba waribagiwe indahiro wavuganye n'Imana ukarahira, warangiza ugatandukana nabyo. Ndagira ngo uyu munsi tuje mu gice cya 48 nanone cya gitabo cy'Itangiriro. Turacyari muri rya jambo rivuga gusa ngo amasezerano y'Imana, uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Bavandimwe, uze wibuka buri gihe kuko amasezerano yose Imana yagusezeranije Data wo mu ijuru azayasohora. Reka dusome rero igice cya 48. Reka dusome duhere ku murongo wa 5. Ndaza kukubwiraho uri bugarukire. Reka mwene data dufashe gusoma ku murongo wa 40, igice cya 48 duhere ku murongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. None abahungu bawe bombi bambyariye mu gihugu cya Egiputa, wabyariye mu gihugu cya Egiputa, taragusanga muri Egiputa, barya wabyaye ntaraza
njyewe ntaragusanga muri iki gihugu cya Egiputa. n'abanjye. Yakobo abwira Yosefu, aramubwira ngo bariya abahungu bariya wabyaye ntabwo ari abawe, aramubwira ngo bariya abana n'abanje. Mu yandi magambo bishaka kuvuga kuko Yakobo yarakoze adoption cyangwa se yarafashe bariya abana. Igira kuri uwo murongo wo hepfo. Yego. N'abanje. Gatandatu. Uracyari ku murongo wa 5. Efurayimu na Manase. Bazaba banje. Karubeni na Simiyoni utaragera ku murongo wa 5. Abo bana bazaba banje. Bazoba ni ukuvuga ngo bazangana na Rubeni ifura yanje na Simiyoni kironda fura. Icyo nari nshatse kubabwira ni ukuvuga ngo ushize mu gaciro n'amategeko y'iki gihe turimo, ni ukuvuga ngo Yosefu yari yatswe bariya abana, cyangwa se Yakobo yarakoze adoption. Sinzi wenda uko twavuga, ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda niryo jambo yakoresheje. Ni ukuvuga ngo Yakobo yaramubwiye ngo bariya abantu bazane hanyuma baba banje. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umwe yasimburaga cyangwa se yabaga mu cyimbo cya se Yosefu. Ni ukuvuga ngo mu bana bagombaga kuzafata umugabane wa se Yakobo, ni ukuvuga ngo babaye aho kuba 12 bagomba kuba 13. Haleluya. Bagomba kuba 13 kuko muri bariya hinjiyemo umwe wiyongereye kuri 12, kera babaye 13 kuko yaramubwiye ngo abangaba babiri aba bazoba banje. Haleluya. Aba bazaba banje. Komeza hepfo. Murongo wa 6. Yego. Abandi bana wabyaye. Hanyuma yabo bazaba bawe. No, abo ngabo rero bazaba bawe. Mwiragwa ryabo bazitirirwa bene se. Kubwanje ubwo navaga murongo wa 7. Kubwanje ubwo navaga Padani nafushije Rasheli. Yego. Mu rugendo mu gihugu c'Ikanani. Twari dushigaje akarere tukagera Efurata. Byarambabaje. Muhambayo mu nzira ijya Efurata. Niho Betelehemu. Reka nkubwire icyo nshaka kuvuga aha ngaha. Muri iki gice cya 48 ndagira ngo ndaza kugaruka ku magambo abiri gusa. Ijambo rya mbere niryo ngiri turimo gusoma. Ni ukuvuga ngo Yakobo arashaka kugira ngo yinjize mu rubyaro rwe. Arashaka kugira ngo yinjize mu rubyaro rwe, yinjizemo abana ba Yosefu. Haleluya. Yinjizemo bene Yosefu. Nibamara kwinjiramo, aramubwiye ngo abandi bana uzabyara nyuma yaho. Haleluya. Abandi bana uzabyara nyuma yaho. Abo ngabo bazitirirwe bene se, cyangwa se bazitirirwe wewe. Mu yandi magambo reka mbivuge gutya. Ni ukuvuga ngo Yosefu yaragize, ubirebye neza, ni ukuvuga ngo Yosefu yaragize imigabane, yaragiye kugira imigabane 3 muri bene Yakobo. Harimo umugabane wiwe, hakabamo umugabane wa Efurayimu, hakabamo n'umugabane wa Manase. Akenshi ntabwo tuzatubitindaho, ariko iyo usoma nyuma yaho iyo usoma, ni ukuvuga ngo wanasifiwe yagiye no kuja kuraga, yararagaga akavuga ngo nanone mu so nzakora byose mu murage wo mwarasheri hazinjizwemwo aba bana. Haleluya. Hazinjizwemwo aba bana. Reka dukomeze turagenda tuzumva neza. Komeza aho twari tugeze ku murongo wa 8. Yego. Isiraheli abona bene Yosefu. Aramubaza ati aba ni bande? Yosefu asubiza se ati n'abana banje. Imana yampereye hano aha muri iki gihugu cya Egiputa.
aramubwira ati ndakwinginze bazane mbasabire umugisha. Twongeye kandi kugaruka kuri rya jambo, umva Bibiliya yongeye kugaruka kuri rya jambo ryo gusabira umugisha. Uwagombaga gusabira abandi umugisha ni Yosefu, kubera kuko niwe wari mukuru kandi niwe wari warahawe intebe ikurikiriye Farawo. Nibuke neza kuko twavuze amagambo 7 Farawo yahaye Yosefu nyuma yo kumukura muri gereza. Yari afite n'uburenganzira bwo kubwira abana be ati ndabasabira umugisha, ariko kubera kuko Yakobo ari wari ufite umugisha ukomoka ku Mana, aramubwira ngo zanira abana bawe mbasabire umugisha. Yo, haleluya, haleluya. Aha niho hatugaragarira, aha niho herekana agaciro, niho herekana agaciro k'abakozi b'Imana. Nubwo Yosefu yari umuntu ukomeye, nubwo Yosefu yari umuntu wo ku rwego rwo hejuru, twavuze kuko yasimaga cyangwa yakoraga mu myanya ikomeye 3. Yari igisonga gikurikira Farawo, yari ashinzwe ubutunzi bwose bwo mu Giputa, kandi Farawo yari yaramubwiye ngo ntihakagira umuntu uzasohoka cyangwa se uzinjira muri kino gihugu utabimenyeshejwe, utabizi. Urumva kuko yari afite za ministeri cyangwa yari afite imyanya ikomeye muri kiriya gihugu. Yari umuntu wo kuvuga ngo ndahereza abana banje cyangwa ndasabira abana banje umugisha, kandi bigakunda. Ariko Yosefu Yakobo aramubwira ngo aba ni abana bawe, ubwo ari abana bawe banzanire gira mbasabire umugisha. Icyo nshaka kubabwira mu ijambo rya mbere, ndashaka kubabwira ko haleluya Imana yo mu ijuru yatumye Yakobo amanuka akaja hariya mu Giputa, kwari ukugira ngo azasange Yosefu akiri muzima, kandi namara gusanga Yosefu akiri muzima, noneho azafate abana be hanyuma nabo abishize mu rubyaro rwe babe kimwe na Rubeni na Simiyoni. Sinzi ko wenda abantu bashobora kubyumva neza, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ko muri bene Yakobo niyo dusoma muri kino gihe bavuga umuryango wa Manase bakavuga n'umuryango wa Efurayimu. Hari indi miryango imwe wenda itanavugwa cyane, ariko uyu muryango wa Manase n'umuryango wa Efurayimu usanga ari imiryango ikunze kuvugwa cyane muri uyu muryango wa Yakobo. Bivuga iki? Bivuga ngo turi urubyaro rw'Imana. Haleluya, turi urubyaro rw'Imana. Imana yo mu ijuru, Bibiliya ivuga ngo yatuzarishije ijambo, ngo kuko yari yarabigambiriye kuva kera isi itararemwa. Yosefu nubwo aba bana yari yarababyaye isi atarahagera, ariko Imana Yakobo ngo abyitegereje abirebye, aramubwira ngo nzanira abo bana bawe njyewe mbagira abanje, kandi nzabagira kimwe. Imana ishimwe kuko twese yatugize abana, kandi ngo irangize kutugira abana itugira twese kimwe. Nta mwana uriho usumba abandi, nta mwana uriho ugira ibintu by'ama navuga twovuga ngo Imana wenda ngo imukunda kurusha uko ikunda abandi, ariko ni ukuvuga ngo Imana imaze kutubyara twese yatugize abana, ngo imare kutugira abana idushira ku rwego rumwe. Ikiba gisigaye gikenewe ni ukuntu dushobora gusa kwitwara. Tugarutse muri kiriya gice cyashize, ni ukuntu dushobora guhitamo, nimba duhitamo kugendana n'Imana cyangwa nimba duhitamo kutagendana n'Imana. Nituhitamo gukora ibyo gukiranuka, tukagira umutima wo kubabarira, hanyuma tukagendana n'Imana twicishije bugufi, Imana yo mu ijuru nta kizayibuza kudusohoreza amasezerano. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, Imana yo mu ijuru yatugize abana, itugira kimwe haleluya, itugira kimwe nabo na Kristo umwana wayo w'ikinege, kuko Bibiliya ivuga ngo turabaraganwa na Kristo mu by'amasezerano. Imana iduha umugisha kubyumva, Imana iduha umugisha kubitegera no kubasha kubishindwi. Twari turimo kuvuga ngo Imana yadushize ibintu byose ngo duhitemo. Imana iduhereza amahitamo, iratubwira ngo buri muntu wese azaza ahitamo uko ashaka, kandi duhereza ubwo bubasha bwo kubasha guhitamo. Wihitiramo ibyiza ukajyana nabyo, wahitamo bibi ukajyana nabyo. Ariko ahangaha muri iki gice cya 48 ni uguhitamo kw'Imana. Haleluya,
guhitamwo kw'Imana. Reka dusome somwa uhereye hajya warugeze. Yego. kandi amaso ya Isiraheli yarabeshejwe ibirorirori n'ubusaza, ntiyashoboraga guhweza arabamwegereza arabasoma arabahobera. Yego. Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe hanyu, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. None Imana yo mu ijuru ineretse n'urubyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, yikubita hasi yubamye. Yego. Umurongo wa 13. Yego. Yosefu abajyana bombi arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isirayeli. Yego. Abafatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Yego. Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cako ku mutwe wa Efurayimu muhererezi. Yego. Arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase. Anyuranya amaboko. Anyuranya amaboko ye, abizi kuko Manase ari we wari imfura. Simbuka usome umurongo wa 17. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Urumva, reka mbabwire bavandimwe, Yosefu Efurayimu yari umwana we. Ntukavuge kuko igihe cyose amahitamo y'Imana, ntukagire ngo abantu bose bazayishimira. Tibibaho. Imana ntizihitamo ikurikije amarangamutima. Imana ntizihitamo ikurikije imirongo uko tuvukana ngo bahere kumfura. Oya. Imana izihitamo ukigize gute, uko ishaka. Aha hantu, iki ni ikintu abantu bagomba gutekereza kandi bakagishira mu bwenge. Yosefu yibwiraga ko nabazana akabashitsa imbere ya se. Bibiliya yavuze ngo afata ikiganza cy'ubumoso cya Isiraheli ngo akirambika hejuru ya Efurayimu, ngo afata n'ikiganza cy'iburyo ngo akirambika hejuru ya Manase, ngo arangize aramubwira ngo ngaba abana banje basabira umugisha. Kuko Yakobo yaramaze kumubwira ngo sinibwiraga kuko nzabona mu maso hawe, ngo ariko none Imana ineretse n'abana bawe, none ngiye kubasabira umugisha. Ngo aze kubasabira umugisha, Bibiliya yavuze ngo agira gute, anyuranya amaboko, kandi ngo abizi neza ngo abizi neza kuko Efurayimu abizi neza kuko Manase ari we mukuru, Efurayimu akaba umutoya. Rero kuri uyu murongo dusomye, Bibiliya yavuze ngo Yosefu abonye ikiganza cy'iburyo kigiye kuri Efurayimu ngo arababara. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, ababyeyi bacu batubyara, abavandimwe bacu tuvuka, abo dusangiye amaraso, abo dusangiye ibintu byose, ntukagire ngo ibintu byose mu gihe cyose Imana izazi kuzamura, ntukatekereze kuko bashobora kuba bakwishimira. Uyu ni Yosefu, ni se wa Efurayimu wamubyaye, kandi numva nawe yari yamuzanye ngo nawe agabane umugisha, ariko ababazwa nuko agabanya umugisha ababazwa nuko Efurayimu ari ugizwe mukuru, kandi ababazwa n'ikintu adashobora kuba yahindura. Nico shaka kubabwira rero, iyo habayemo guhitamo kw'Imana, iyo habaye guhitamo kw'abantu, bijya twavugaga kuko Yosefu baramubwiye ngo igihugu cyose kiri imbere yawe uhitiremo isa ushaka. Yari guhitamo Gosheni, bwaca agahindura agahitamo n'ahandi. Ariko reka nkubwire, guhitamo kw'Imana ntikuza guhinduka. Mu yandi magambo reka mbikubwire, guhitamo kw'Imana ntikugira repesage. Imana yaramaze guhitamo, iba yaragize gute, iba yarahisemo. Haleluya.
Imana ibafashe kubyumva. Guhitamo kw'Imana, amahitamo y'Imana. Imana ntizihitamo ikurikije amadiplome tugira. Imana ntizihitamo ikurikije imiryango tuvukamo. Imana ntizihitamo ikurikije uburebure cyangwa se ubugufi. Imana ntizihitamo ikurikije ubunini cyangwa se ubutoya. Imana ntizihitamo ikurikije kuko hari ikintu gihambaye umuntu yoba yarakoze. Ariko Imana yo mu ijuru izihitamo. Amen. Amen. Kandi Imana yihisemo ico yahisemo. Mana ico wavuze ugikurikirana imyaka igihumbi gisohoza. Mana ico wavuze ugikurikirana igihumbi ukagisohoza. Icy'Imana yahisemo, icy'Imana yavuze. Muri bariya mu buryo bwo kuvuka, Yosefu yumvaga uri bubashe guhabwa umugisha wa mbere, uri bubashe kurambikwaho ukuboko kw'iburyo ari Manase. Ariko mu buryo bw'ubumana, mu buryo bwo guhitamo, Yosefu baramubwira bati ntibishoboka. Ariko rangiza umurongo wa 17. Yosefu abwira se ati tugira utyo data. Wigira gutyo. Hariho n'abantu benshi bari mu kubwira abandi ngo ibi ngibi muhamuja gukora nibiki. Ibi ngibi ni mubireke, ntabwo ari byo. Bakakwimira rimwe na rimwe bakakubwira ngo ibyo ngibyo ugiyemo ngo nta n'abantu biwacu bigeze babijamo, ibyo ngibyo ugiyemo nta muntu n'umwe wigeze anabikora, ibyo ngibyo ugiyemo. Aramubwira ngo ntugire gutyo papa, ntugire gutyo data, kubera kuko ibyo ugiye gukora ni bibi. Komeza. Uyu niwe mfura. Dore ngo uyu niwe mfura. Aba ari we urambika ikiganza cyawe. Ukwiriye kurambika ikiganza cy'iburyo ku mutwe. Kuko niyo mategeko yo muri Isiraheli. Imfura niyo igomba kuba yarambikwa ikiganza cy'iburyo. Ariko Yakobo amubwira gute? Se aramusubiza ati ndabizi. Ibyo ndabizi mwana wanje. Niki gituma abantu bakomeza kwibaza kuri ibi bintu? Iyo babona rimwe na rimwe Imana irimo kukuzamura, iyo babona ukuboko kw'Imana kurimo kugutumbagiza. Haleluya. Iyo babona ukuboko kw'Imana kurimo gukora imirimo, iyo babona ukuboko kw'Imana hari ikintu kurimo gukora mu bugingo bwawe. Hari n'abaza baza bakakwegera ukagira ngo baragukunze, naho ko barakubwira ibintu byo kuguca intege, naho ko barakubwira ibintu byo kugusubiza inyuma. Yakobo aramubwira ngo ndabizi neza kuko uyu nguyu ari we mukuru, ariko hari impamvu nakoze ibi ngibi. Ibyo ndabizi. Uwo nawe azahinduka ubwoko, n'uyu nawe azohinduka ubwoko, kandi nawe azakomera. Ariko murumuna we azamurusha gukomera. Haleluya. Murumuna we, Mana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Murumuna we azamurusha gukomera. Umva amahitamo y'Imana. Imana ukwizihitamo bavandimwe, nagira ngo mbabwire uko twese tuvukana siko twese dushobora kuba dufite amahitamo y'Imana. Hari ukuntu Imana yagiye yandika kuri buri muntu, hari ukuntu Imana yagiye isezeranya buri muntu, hari ukuntu Imana yagiye ivuga kuri buri muntu. Mana ishimwe. Niyo mpamvu ni mu kubabwira ngo buri gihe uzutegereza icyo Imana yagize gute, uzutegereza icyo Imana yakuvuzeho, utegereza icyo Imana yakwanditseho, kuko nta muntu waho utagira isezerano ry'Imana. Imana ntiyigeze kurema parazari. Ntabwo waje mu isi uri impanuka, ntabwo waje mu isi ari ukuvuga gusa mupfuye kuza. Icyatumye Imana ikurema, Imana yakuremanye intego, kandi iyo ntego haleluya, Imana yakuremanye intego. Wibuke kuko na Yosefu icyatumye bene se bamurwanya nuko bavugaga ngo se uyu nguyu uvutse ejo bundi w'umwererezi ni gute yoza kudutegeka. Ariko kubera guhitamo kw'Imana, Imana yari yarahise ngo kuko ari uzagira gute, ari uzabategeka. Wibuke kuko umunsi bariko bamwikubita imbere, bariko bamubwira ngo databuja abagaragu bawe. Ariko Yosefu we biramutse bibaye ngo bibe kuri Efurayimu, yumva nawe bigiye kumubera ikindi kibazo. Atangira kubwira se ngo wigira gutyo,
Isi aramubwira ngo uyu murumuna we niwe uzakomera, n'uyu nawe azaba ubwoko kandi azakomera, ariko murumuna we azakomera kumurusha. Igira hepfo, urubyaro rwe ruzahinduka amahanga menshi. Urubyaro rwe ruzahinduka amahanga menshi. Abasabira umugisha uwo munsi ati Abisiraheli bazaguhindure icyitegererezo. Abisiraheli bazabahindura icyitegererezo. Iyo basabiranye umugisha, niyo bazoza basabirana imigisha, bati bazabavuga bati Imana iguhindure nka Efurayimu, Imana iguhindure nka Efurayimu na Manase. Efurayimu abari we ubanza, Manase abona kugira gute? Abanza Efurayimu, abanza Efurayimu imbere ya Manase. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire, kimugatinde mu guhitamwo kw'Imana. Ntimugatinde mu guhitamwo kw'Imana. Reka nkusimbuka tuje mu rwandiko rw'Abaroma. Reba urwandiko rw'Abaroma, Abaroma igice cya 9, Abaroma igice cya 9, dusoma umurongo wa 10. Kandi si ibyo gusa ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwise umwe ari we Isaka, igatoraniriza iriya ibintu byose tutarabibona, ibintu byose tutarabigeraho, ariko tuza hano ku isi Imana yararangije kugira gute? Tuza hano ku isi Imana yararangije gutoranya, nubwo kenshi tutatubimenya. Nico cyariko gituma na wa munsi Samuel ageze kwa Yesayi amubwiye ngo naza nuzaba umwami. Yesayi yari ko yirukwankira ku bakuru, akibwira kuko abakuru aribo bagomba kuba abami, naho kumba Imana ifite we yagize gute? Imana ifite we yatoranije. Nico cyatumye uriya mwanditsi yandika aravuga ngo Imana ntizireba uburanga, aravuga ngo Imana ntiyoreba amapete abantu bambaye. Imana izayitegereza mu mutima yarangiza igahitamo, kandi zihitamo mbere y'igihe. Komeza turangize uwo murongo. Nuko tuvuga iki? Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa? Ese Imana izikiranirwa? Tibikabeho. Kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzazigirira. Nico gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa kumwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Imana iduhumugisha. Ngira ngo rwose aya niyo magambo nashakaga kuvuga muri iki gice. Imana ntishobora gukiranirwa, kandi Imana ntishobora kwibesha. Imana ntizayihenda, kubera kuko twese dukomoka mu rukigi rwayo. Nimba twese dukomoka mu rukigi rwayo, nari maze kubabwira kuko ijambo rya mbere Imana twese yatugize abana ku rwego rumwe. Ubwo rero turi abana ku rwego rumwe, ariko nanone tumenye kuko muri bari y'abana hari ukuntu Imana yagiye ihitamwo cyangwa se yagiye ihereza buri muntu wese. Mu rwandiko rw'Abefeso bizabivuga ngo yahaye bamwe kuba intumwa, ihereza abandi kuba abahanuzi, ihereza abandi kuba abayobozi, ihereza abandi kuba abavuga butumwa, ihereza buri muntu wese ku rugero rwiwe uko yamuteganirije nuko yamusezeranije. Ndashaka kubabwira rero nsoza kugira ngo iki gice cya 48 muri iki gitabo cy'Itangiriro amagambo arimo, bavandimwe bene data, no guhitamwo kw'Imana. Haleluya. Guhitamwo kw'Imana, ijambo rya mbere nuko tugomba kuba turi ku rwego rumwe, twese turi abana bamwe, tungana ku rwego rumwe, twese twishikira, turabishikire mu bwami bw'Imana, turabishikire mu bwami bwa Kristo, kandi tungana na Kristo, turabaraganwa na Kristo mu z'amasezerano. Ijambo rigira kabiri ni ijambo rivuga ngo guhitamwo kw'Imana. Imana itazireba iriya mu bakene. Wibuka umunsi Imana yo mu ijuru ishaka gutaha kwa Bediadomu, abandi bose bamaze kuvuga ngo inama imaze guterana, baravuga bati isanduka rimaze abantu, isanduka gisezerano ko ndagenda aho rinyuze abantu bagapfa. Uza yaramaze inkitsikiye agiye kuvuga ngo agiye kuriramira Imana itaziramirwa, nawe mutsinda aho ngaho. Abantu mu bavuze induru baravuga batese iri sanduka murarijyana.
ngo baricara bose baravuga bati ni mu bijyane kwa Obediyadomu. Naho kumva Imana irashaka gusohoza ibyo yasezeranije, irashaka gusohoza amasengesho akomeye ya Obediyadomu. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, Imana yo mu ijuru ifite icyo yakwanditseho. Icyo yakwanditseho ntikizacimirwa n'abo tuvukana, ntikizacimirwa n'ababyeyi bacu, ntikizacimirwa n'imipanga, ntikizacimirwa n'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, ntikizacimirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imvura nyinshi ntiyo kinyagira ngo kirobe, oya. Ikizacimira uriya mugambi w'Imana ni mu gihe tutaba twakoze ubushake bw'Imana, ni mu gihe tutaba twemeye gukora ibyo gukiranuka no kugira umutima ubabarira no kugendana n'Imana twicishe bugufi. Icyo gihe umugambi w'Imana ntabwo ushobora gusohora ku bugingo bwacu. Ariko iyo twemeye gukora ibyo gukiranuka, twarangiza tukagira umutima wo kubabarira, tukagendana n'Imana twicishije bugufi, tukumvira Imana, tugahagarara mu masezerano yose y'Imana, icyo gihe Imana isohoza umugambi wayo. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko abantu baturwanya abantu baturwanya ni benshi. Amasisiteme aturwanya hano mu isi ni menshi. Hari ibintu byose ugira ngo bigire, ariko bigahura n'ingorane, bigahura n'intambara, bigahura n'ibibazo, bigahura n'amakuba, bigahura n'ibigeragezo. Ariko reka nongere kwibutsa ijambo twavuze, tegereza umwanya wawe. Umwanya wawe ni wagera, umwanya wawe ni washika. Imana yo mu ijuru yabigusezeranije. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakwanditseho, icyo cyose uko coba kingana kose, umwanya Imana yavuze kuko uzicaramo, intebe Imana yavuze kuko uzicaramo, ahantu igihugu Imana yavuze kuko uzakandagizamo ibirenge byawe, ibyo zose bizasohora, kandi bisohore kubw'ubushake bw'Imana atari kubw'ubushake bw'abantu. Hariho abantu bamwe bazaza bagira ngo bariko barakugirira nabi, naho kumbe bariko baragusunika kugira ngo ugere ku Imana yagize gute, bariko baragusunika kugira ngo ugere ku Imana yagusezeranije. Bavandimwe, bakozi b'Imana, torero rya Kristo, mwari mudukurikiranye muri ano masaha kino gitondo, reka dusoreza aha. Ngiye gusengana nawe, nongera kukwibutsa kubwira kuko Imana yatugize abana, turi abana b'Imana. Uko byoba bimeze uko ariko kose, nimba twiyemera tukayikiranukira, turi urubyaro, turi abana b'Imana. Icya kabiri, ndashaka kukubwira ko buri wese dufite amahitamo y'Imana, dufite umugisha Imana yo mu ijuru yagiye idusezeranya, dufite umugisha Imana yo mu ijuru yaduhaye, kandi ayo mahitamo akenshi azababaza abantu, akababaza n'abo tuvukana, akababaza n'abo tubana. Ariko Imana yo kuko yari yarabisezeranije, ibwira Yosefu, iramubwira ngo ntubabazwe nuko umugisha ugiye kwa Efurayimu, iramubwira ngo na Manase nawe azakomera. Ariko nubwo azakomera, murumuna we azakomera kugira gute, azakomera kumurusha. Rero reka dusenge, ngira ngo sengane nawe, nongera kukubwira ko hariho amasezerano, hari icyo Imana yaguhitiyemo. Icawa bitiye muntu kugira ngo zagere mwijura mao, Yesu zikufita magari bihumbi, harimo niryo wangeneye, icyo wamitiye muntu kugira ngo zagere mwijura mahoro, icyo wampitiye muntu kugira ngo zagere mwijura. Mana nyiribihe, data, icyo wampitiyemo no kugira ngo zabane nawe, no kugira ngo tuzimane nawe muri buriya bwami budashira. Nubwo tugenda duhura n'intambara, ndasabira ubwoko bwawe, ndasabira abapapa n'abamama, ndasabira abahungu n'abakobwa, ndasabira abantu bose barimo kunumva muri kino gitondo,
ndabizi kuko hari icyo wagiye uvuga kuri buri muntu, ariko hari intambara. Zanibuka ya masengesho Daniyeli yasenze wa munsi. Uramubwira ngo kuva umunsi utangira gusenga, ngo gusenga kwawe kwarumviswe, ariko igisubizo kije kirarwana. Hari ibisubizo by'aya masezerano y'abantu benshi, ariko byararwanijwe, byaheze mu kirere, zahuye n'imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi. Ndasenya ziriya mbaraga, mpagaze mu mbaraga z'umusaraba, mpagaze mu nsinzi y'Igorigota. Ndasenya ziriya mbaraga z'Abamedi n'Abaperesi ngo zirekura amasezerano y'urubyiruko, zirekura amasezerano y'abahungu, zirekura amasezerano y'abakobwa, zirekura amasezerano y'abagabo, zirekura amasezerano y'abagore, zirekure amasezerano y'abagendana n'Imana bicishije bugufi, bakunda kubabarira, bakora ibyo gukiranuka. Mwami Imana iri mu ijuru, ubageze ku masezerano, ubageze ku cyo wabanditseho. Ziriya ntambara zirimo kubarwanya ziriya ntambara zirimo kurwanya, ziriya ntambara zirimo kwimira iriya mihembezo, biriya bikuta, ziriya nyanja, mu izina rya Yesu ubikamure. Ndasenze muri kino gitondo, ndasabira uriya mu mama, ndasabira uriya mu papa, mu izina rya Yesu Kristo, urimo kurwanwa kugira ngo ntasingire. Ayiye Mana we, bariya bakobwa barimo kurwanwa kugira ngo ntibasingire ariya masezerano yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ziriya ntambara z'amashari, inzangano, urwango rurimo kwitambika hagati yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Uzeyure wa Mana we, ukora ubushake bwawe muri kino gitondo kugira ngo buri wese agere mu mwanya wamusezeranije. Kandi Mana iri mu ijuru, ndabizi neza kuko abo wasezeranije bose uzabaha umwanya wo kugira ngo babashe guhagarara imbere yawe, araba agaciro, batanga umugisha. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Zongera ubane natwe kandi tugirire neza mu uyu munsi wose muzima, aho abantu bose abari hirya no hino, abaryamye, abahaye bakora imirimo, abandi bari mu ijuru, abandi bari mu yandi masaha, mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza kubera kuko uri Imana. Imbaraga zawe no kugira neza kwawe bikomeze kubana natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amen.